Bahaye ikaze kuri ya channel ya Bamboo Rwanda TV nk'uko mwabibonye. Ndabasuhuje cyane kandi ntangiye nshimira abakanze subscribe, bakanze like, abanditse comment nabo ndabashimiye. So twaba tumaze iminsi tudakora, gusa nagarutse kubigisha gukora intebe y'umugano. Nk'uko mubibona, mfite umugano, mfite n'umupanga, ndimo guharura umugano. Uriya mugano ndimo guharura ni ukugira ngo uze kuba usa neza ku ntebe ndawukoreshaho. Uraza kuba usa neza, havuyeho uruhu rw'inyuma ku buryo nubasha gusiga verine intebe izaba isa neza nk'iri kwaka, iri kuyaka. Niko kamaro ko guharura umugano, ukawuharura ukawukuraho agahu k'inyuma, kuko kariya gahu akenshi ntabwo kaba gasa neza, ndetse n'iyo gaharuye umuntu akayibona ntabwo amenya ko ari umugano, cyangwa se niyo yamenya ko ariwo ntabwo amenya neza mbese uburyo wabigenjejemo. Yibaza ukuntu uwo mugano usa kuriya bikamuyobera, yibaza uko ukoze. Ubwo rero uriya mugano wenda nuko ntaberetse ndimo kuwugonda, ariko nzabibereka. Ni ibintu birebire nabyo ubwabyo byavamo videwo yayo itarengeje nk'iminota 30, nzabereka ndi kuwugonda. Icyo nashakaga kubereka, iyi ntebe nahoraga nyibereka ndimo kuyisoza, ntari kuyitangira, ariko ubu ngubu uko biri hano murabona ko aho igeze atari aho nayiberekaga igeze. Ubu ngubu isa nk'irimo gutangira, kandi abarebye neza hari videwo yabanje ya kera ndimo gutangira iriya ntebe hagana hasi, kiriya gice cyo hasi kiba gikozwe nk'isekuru. Ubu ngubu rero nkaba ndimo gukora igice cyo hejuru, gusa byose nzongera mbihurize hamwe mbereke ndi kuyitangira A0, ndi gutunganya udukoresho, ndi kubereka ukuntu ko udukoresho tujya uko tungana, ibintu nk'ibyo. So ndashaka rero kubigisha iyi ntebe, mukabona uburyo umuntu ayikoramo, ayitangiramo igice cyo hejuru. Dore ko naberekaga uko irimo kurangira. Dore ngiyi ntebe yacu, nta kaboko na kamwe kariho usibye umugano w'inyuma mu rwegamiriro. Ukabanza ukaverifiya neza ko ihagaze neza nta ribi. Ubu ngubu bitewe n'uko nta muyede nari mfite wo kumfasha, byasabaga ko ngomba nkifasha. Ubwo byansabye kuyiryamisha hasi, urabibona uko bimeze. Wenda ntabwo biri kugaragara neza, ariko murajya mubona uko buri step by step murajya mubona uko nyine birajya bigenda, uko aho irajya ibigeze. Harangiye gutangira guteramo amavisi kwa uriya mugano, nkuhuze na wa wundi wo kwegamira. Gusa kanda subscribe, share na comment, utwereke ko turi kumwe, kugira ngo nyine ujye ubona video nawe mu ba mbere, cyangwa se inakugereho. Niyo itakugeraho mu ba mbere, ariko ibashe kukugeraho, uze kubona notification y'uko twashyizeho indi video, bitewe n'uko ushobora gushyiraho video utari online, ubundi igihe usubiriye ufunguye connection, ubundi ugahita ubona notification y'uko nashyizeho video, ubundi ukayifungura ukayireba. So nakubwira ko rero ukanze subscribe
utaba uhemutse, waba ukoze cyane. Ndetse ukanakora share kugira ngo n'abandi nabo babone kubwo bumenyi. Ikindi ugakanda comment, ukandika comment utubwira uko wabonye iyo ntebe, niba wabonye yoroshye, niba wabonye igoranye, niba wabonye bishoboka, niba wabonye bidashoboka, nabyo ukabitubwira. Ikirenze icyo kiba kinagendeweho cyane, nagusaba gituma ukora comment cyo kutugira inama sasa, ukavuga ati ariko ubundi wazakora gutya na gutya. Ndetse byanaba byiza ukananyandikira ukanama adresse yawe muri comment, by'umwihariko wenda imbuga nkoranyambaga ukoresha, WhatsApp, Instagram, izina ry'ukoresha kuri Instagram, Facebook, Twitter, X, ubu ngubu yitwa X ntabwo ikiri Twitter. Ubundi ntazawe ukamereza nk'indi design nazakora, noneho nazabakorera ukama design, ngiye nkazayibakorera mu mugano. Niyo wazaniye mu rubaho, nuza mu biti bino bisanzwe, mu cyuma, muri plastique, ngiye nayigukorera, ndabizi neza, nize neza, nawe nshaka ko wiga neza ugakurikira. Ariko urabona ko akaboko katangiye kugira gufata, kugira intebe nziza, intebe yatangiye kugira ishusho. Nawe rero mwifurije ko wagira ute, wakomeza gukurikira amasomo yose njya nshyira hano kuri YouTube, ukareba ukazajya nawe ugerageza kureba ko wabishobora. Kandi narababwiye ngo igihe uzabona utabishobora ujye urambwira, uzajya unyandikira ngusobanurire, cyangwa se mubwire ukuntu uko tubigenza, ngusobanurire, cyangwa se nankurangira aho mba ndi uze ngusobanurire ndi no kubikora ubireba, niba kubirebera hano ku mashusho bitagukundira. Ubwo urabona ukuboko kwa mbere kwagiyeho, ubwo hagiye kujyaho kwa kabiri. Mwibutse ko ari foreze, ufata ugatobora, ufata foreze ugatobora mu mugano, ugashyiramo ivisi, wamara gushyiramo ivisi, ubundi ukareba neza ko byagiyeho nta kibazo. Gusa ntabwo ufata foreze n'ivisi gusa na turunevisi utabanje gufata ibipimo ngo urebe ko ibipimo byawe ushaka birimo. Ugomba kwifashisha metero ugapima, uragupima ukareba niba birimo neza, wasanga birimo neza sava, ubundi ugakomeza. So mbibutsa ko tugiye gusoza umwaka wa 2024. Ndifuza ko mwakanda subscribe muri benshi, maze ubundi tukamenya umubare tugize w'abantu dufasha, tukamenya umubare, mbese tukamenya ko hari icyo byibuze uyu mwaka udusigiye, tukamenya niba uyu mwaka hari abantu batugiriyeho umugisha, cyangwa se twe twagiriyeho umugisha, ndetse ko hari nabo twafashije. Komenti zanyu nizo ziranyereka ko mwayibonye, ndetse na sabu zanyu ziba zinyereka ko ziba zinyereka umubare w'abantu baba bankurikiye, w'abantu nafashije. Biramfasha nanjye rero, birananshimisha kubona nyine hari abantu uyu mwaka usize narabagiriyeho umugisha. Mwibutsa ko n'urukero rukenerwa, ugakata nyine aho ugiye guhuriza ya migano yawe, kugira ngo urumva
uba warengeje umugano, uba wawurengeje, ntabwo wakora ibintu bihuriyemo, reka ntabwo byashoboka. Ikintu cyose ntabwo kibura, nk'uko naharuye umugano nkuraho ibidakenewe, no ku mugano no ku kaboko naho haba hari akantu kadakenewe ugakuraho, ubundi ibindi ukabihuza neza nta kibazo. Ukabihuza. So noneho rero ndabashimira cyane, ndabashimira mbikuye ku mutima, mwe mwamaze gukanda subscribe, ntangira ngo n'abandi bayikande, kandi namwe mwayikanze mujye mukora share, mukore share, ubundi abandi batari babizi nabo babibone mwasharinze, nabo hari igihe mushobora gusanga hari ababyishimira nabo bakaba bayikanda bakajya bakurikirana amasomo nk'ibisanzwe. Ubwo rero hari igihe tuzageraho noneho tukiga gukora nk'igitanda, tukiga gukora igitanda, etajeri, haracyari ibintu byinshi byo kwiga bikozwe mu mugano. Ntimuzagire ikibazo rwose, tuziga, tuzashyiraho imbaraga, ndabizi ko muzabikunda kandi muri benshi. So mbonereho kubifuriza umwaka mushya wa 2025, mbibutsa ko umwaka mushya ntawe mushya, ibyo biba ari amatariki gusa, biba ntacyo bivuze. Iyo bibaye byiza umwaka uba mushya, nawe ukaba mushya ukiha intego. Ubu ngubu ukiha intego ukavuga ati nanjye ngiye kwiga ibi bintu, ngiye kwiga gukora intebe z'imigano. Ndakubwiza ukuri ko ngewe nabyize amezi 6, ariko ayo mezi ntabwo yagezemo bitewe n'uko ngewe nari mbishaka. Nagejeje mu kwezi kumwe namaze kubimenya, ndi gukorera amafaranga. Nawe rero nagushishikariza kugira gushyiramo agatege ukiga igihe kinini, ni ukwezi nawe ukaba wabimenya. Iyo ikintu wagikunze ukagiha umwanya ukacyishimira, ibindi byose biba bishoboka. Kanda subscribe, bisangize n'abandi, bisharinge, usangize n'abandi video, ushobora kubona hari abigiriye akamaro, kuko mu bantu bose harimo abantu bose. Ushobora kuvuga ati kanaka, urabona ya ntebe yanjye maze kuyiteraho amaboko ukuntu ibigaragara. So urayibona nawe yitegereze neza. Mu kanya gatoya ndabakorera indi video noneho ndi kuyisobeka, iriya ntebe ndi kuyisobeka, ndi kuyisasa, reka ariko ndi kuyisasa ku buryo iriya myanya hari aho kwegamira, buriya kuri ahantu negamiye umugongo ushobora guhingukamo inyuma, ariko nimara kuhasobeka nyine urumva n'iki gikuta ndaba nsizemo, ndabizi neza yaraza kuba imeze neza. Nawe uze kwitegereza, uraza kubibona neza uburyo nyikoramo. Ntacyo nzajya mbahisha, byose nzajya mbibereka. Dukomezanye twese, ibitekerezo, inyunganizi, ubufasha byanyu ni inkunga ikomeye kuri twebwe, kutwereka ko ibyo video nabahaye yabashimishije, nabyo ni ibintu by'agaciro kuri njyewe, kandi ndabibashimira cyane batangiye kujya babinyereka. Mwibuke subscribe bagenzi banjye, inshuti zanjye, ni ingenzi. Ntuzajye ureba video ngo ugende utakanze subscribe. Iyo ubikoze gutyo bituma ntamenya abantu ndimo gufasha, abantu ndimo guha ubumenyi. Ushobora no kuba ubumenyi utabukeneye pe, ariko iyo ubikanze hari igihe kigera ukazabukenera. Warakanze subscribe
video yanjye ikajya iraza ukayibona niyo wajya uyirengagiza, ariko hari igihe kigera ugashiduka uyikeneye rwose. Ubwo rero hari aho wagera ugasanga izi ntebe bazidekoresheje mu bukwe, ukavuga ati ariko sikoze none ntebe hari ahantu nzizi, harya nzizi he? Ugahita wibuka ko ari kuri Bamboo Rwanda TV, ugahita uza ukareba ukavuga ati reka ndebe za ntebe nari nicayemo ukuntu bazikora, harya narabibonaga nkabyirengagiza. Ukaba urabibona. Urabona iriya ni gaze, kari akantu mfite wagira ngo ni robine, ni ka gatwe ka robine. Ni gaze mba ndi kugorora ahantu hatagoroye neza. Nshuti bakundwa rero mukurikiye Bamboo Rwanda TV ibagezaho gukora intebe z'imigano, ndabashimiye, murakoze, mugire amahoro y'Imana, umwaka mushya.